yo kabiri ifite amakare ibizanamo imibare buri ngagari yakabye ibyana bize biyarye kabiri karaga umutwe fata agafoto hose utwike ngo bahora bari guhera mande kugeza sande kabiri sarije abana ngo barashaka gusabana kabiri ya social media ninde utwika niwe bashaka plage niwe muganga drugs zibahata let's get it sometimes abari ibintu by'urukundo ariko today is all about byanyeretse ko nanjye next time I'll be here and I'll perform. Ushaka live freestyle. Live freestyle. Yeah. Dope D. Yeah man, call me the dopest by God DJ Didman Dope D. Nakubwiye ko uyu munsi uza kuguha ikintu cyitwa hip hop night. Turi muri icyumba cya lab, turi kan Kigali, rero mpamvu ngomba kukubwira ko uyu munsi show yo iraza kuba ari show kuri Dope D TV show. Reka ngusabe gukora subscribe of course, ndetse no gusharinga bimwe mu biganiro byacu, ndetse no comment yanyu abakenewe bitagenda neza tukabikonsora. So ubu ngubu ni kumwe na Dylan Freaks, umwe mu bakobwa bameze neza byatari. By the way, man, umeze ute? I'm good. Uracamo neza byatari. Uracamo kabisa ni neza. Nongeye kwifunga fu. Asubizi si munsi ni icyumba cya rap. Nese kujya utawugiye ngo wambare nk'ukuntu umaze iminsi usora ama video wambara kandi ubundi urimo kurapa. Today was a different occasion. Niyo mpamvu byari bitandukanye like Dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose. Guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect, hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application, urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri hari double click kuri installation, ubundi ushyiramo Face ID yaba checking, ukwemera ku downloading, nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura, ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload, ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18. sometimes abari ibintu by'urukundo ariko today is all about hip hop. Yeah, that's cyangwa wari ubikumbuye. Yeah, somehow nari mbikumbuye. Warukumbuye ko wambara gutya. Bani je nakumenye wambara gutya. Kumenye wambara gutya, ewana kuva hasi paka hejuru byari gutya. Nyuma uza kunga ya Didman. Urabona rero hari ukuntu byagenze urumva umukobwa. So urone ndabona none wongeye ariko nizere ko ari ukubera uyu munsi gusa. Yeah, no kubera uyu munsi nyine like muri music hari ukuntu ngaragara no muri real life, like right now ntabwo naje guperforminga, iyo nza guperforminga ni kwambara bitandukanye. Bari kubagaragariza ko wa mwari nyine ukora hip hop. So uyu munsi wambaye wifunze neza bijyanye na hip hop, kuri team imeze neza, kuri madoa ya fresh, igipira cy'ubururu, ingofero y'ubururu, ikinete cy'umukara, bandana y'ubururu. So amwitse Dylan. Iminsi yari baye myinshi, umwaka mushya. Imyaka mishya myinshi cyane. Imyaka mishya myinshi, ntabwo umwaka ushize twari turi kumwe umwaka mushya muhira 25. Happy many years. Like happy new year. Umwaka utaha. Nuzaza nuzaza like. Shaka kugakora byari binaniye. Ni system ikubiyemo byose. Byari binaniye. So waje muri icyumba cya rap. Ni ikirori cyiza ku bantu bakora injyana ya hip hop, ndetse nawe ukora injyana ya hip hop umunsi ku munsi mu buryo bugiye butandukanye. So uyu munsi wawufashe gute, wawakire gute? Today is all about making history. Uyu munsi abahungu bari gukora amateka. Zio yadukomye ba Betray na Bushari. Today nyine ni umunsi urenze. Kuri wowe usobanuye iki? Irinje bisobanuye like intambwe irenze nyine tu byanyeretse ko nanjye next time I'll be here and I'll perform like. Okay, nabyo ni sawa cyane. Flix, muri no minsi urimo kugenda usora indirimbo zigiye zitandukanye. Uheruka gushyira hanze indirimbo? Mperuka gushyira hanze video kuri album y'indirimbo yitwa I Want You.
ni indirimbo y'urukundo of course. Hip hop y'urukundo na hip hop y'umujinya, nkuko abantu bavuga ngo hip hop ni umujinya, ngo nta birapu by'urukundo, ari ku buryo bamwe marapira yango sininga kakajama karapi birapu by'urukundo. So hip hop y'urukundo na hip hop y'umujinya ubihuza gute cyangwa ubisanisha gute? Yari nyine like hip hop ni nka system ikubiyemo ibintu byose, like it depends. ushaka gukora indirimbo y'abarara nyine like on the streets, ushaka no kuririmbira umuntu ukunda wenda ntabwo byakubuza kurapa, like nabyo wabikora, it's fine. Abantu bashaka kuvuga ati se uyu mukobwa ubundi ni umuraperi koko, wenda ntabwo baba barakubonye mu biganiro byatambutse banze bakubitira akanga. Yo, kabiri ifite amakare ibizanamo imibare, buri ngagari yakabye ibyana bize biyarye, kabiri karaga umutwe, fata agafoto hose utwike, ngo bahora bari guhera mande kugeza sande, kabiri sarije abana ngo barashaka gusabana, kabiri ya social media ninde utwika niwe bashaka, plage niwe muganga, drugs zibahata, reskiri. Yeah man, mwite Diran umwe mu bakobwa bameze neza cyane kandi bakora music umunsi ku munsi, afite album iri hanze, ari kugenda nakoraho amavideo agiye atandukanye, no kugenda kiranza amavideo agiye atandukanye. So akeneye imbaraga zawe aho uri hose, akeneye imbaraga zawe kugira ngo umufashe mu bikorwa bye bya buri munsi, umwereke n'urukundo. By the way, ni irihe jambo wabwira umuntu wese wabashije kuba yagera hano ukunda hip hop ndetse n'utagize amahirwe yo kuba yagera hano? Ikintu nabwira abantu nuko hip hop ari injyana irenze, nyine ni injyana like iyo umuntu akunda hip hop biba bitandukanye n'umuntu ukunda like R&B cyangwa injyana zituje. Iyo ukunda hip hop nyine uri so deep. Ikintu nabwira abantu mukomeze mukunda abaraperi bacu kuko nibo bantu bazatugeza ahantu harenze, like babona nyine harimo ibintu birenze tumubaraperi, like even this look hari abantu benshi baje kubera hip hop. Like dukomeze dushyigikira abahanzi, mugende no kuri mugende musubscribing kuri YouTube channel yanjye Diran Flex. Iyi ni show ya kabiri baye ya hip hop by'umwihariko, habanje icyumba cy'amategeko, waje icyumba cya rap. Ndakeka icyumba cy'amategeko wari ukirimo nacyo. Oya, ntabwo nari mari ariko narabirebye ukuntu byari bimeze. Warabirebye ukuntu byari bimeze. Urabona hip hop irimo kugera, uratekereza ruwe buryo wavugamo hip hop cyangwa ikindi kirori cya hip hop kizaba ku nshuro ya gatatu, bitewe n'uburyo wabonye icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, urabona bizaba bimeze bite? Icya gatatu I'll be there, nzaba ndiyo. I'll make sure ko bizaba ari bombo platina de. Bizaba ari bombo platina de. Muri abo baraperi bose bari hano, ndabizi hari ukuntu abaraperi mujya mwifunga ati jewe nta muntu nireferaho, turabona njye Imana arihirinze ibintu byanjye, imirongo ni yanjye. Nuwe muraperi ugukoma ukavuga ati cyakosa ninjiye kariyeri no murapera nkoma kandi still no mugo? Navuga nabanzi babiri. Wa mbere ni Kevin ararenze bya danje, none n'umuhungu wanjye CEO. Umva n'abandi ndabemera ariko abo baniga umva ni the goats. Abaniga baragukoma neza, bararenze kuri stage ahantu hose, like that's my favorite. Okay, so shout out ku bantu bagufasha muri music ndetse n'abagufasha kugenda nabavugaho umuntu tugasoza, nababwira ko byari bimeze neza niba mwanazanye. Oya, uyu munsi nizanye, sibye ko ngiye nsigaye nanikorana, nsigaye ni independent artist. Oh yes, birese wari iki? Mbere nari mfite manager ariko ubu ntawe mfite, nyine it's like nzashaka undi ariko ubu ngubu ndi kwikorana, ariko ntari ni neza. Ikintu nabwira abantu si ubu ni ugukunda umuziki wanjye kuko mbafitiye indirimbo zizaza, indirimbo zanjye zigiye kuza nk'umwuzure, nta n'umuzaza icitira. Sinzi mba naba mbyinjiyemo mu gihe kitari cyose, team yawe management mwari muri kumwe byagenze bite? Hari ibintu tutumvikanyeho like kandi nyine byari kuzadufasha, like so nabwira nka gutya nyine hari igihe umuntu aba ashaka ikintu kimwe nawe ashaka ikindi, ndabona ko nyine bitahuza ariko ntari bituri inshuti, we still friends, turacyavugana kandi tuzakomeza tunafashanya ariko njye ndi kwikorana. Ngubu utangiye kwikorana? Ngubu management yose yakubona ikavuga ati yaratwakira amafaranga ewana mwakumvikana nta wundi muntu byitambitse? Umva abantu babwo bashoremo amafaranga, ngewe ndi umuhanzi, ndi independent artist. Ubu ngubu umuntu wese ushaka
kunshoramo ibiceri is fine, I'm here. So Felix, reka ngushimire kandi reka nagusabe ko ibikorwa byayo bikomeza kwaguka bishyiremo no witeka ngaho ijambo ry'Imana umurongo ugufasha muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana rikunda kumfasha se. It's like nyine on God, ibintu byose ni ku Mana, we senga nyine ureke gukora ibintu bibi, Imana izakumva tu, like Dirane hari umurongo muri Bibiliya. Jewe ni Uwiteka n'inzu yanjye, ariko Mana ni neza, njye ariko nkunda Imana, ndanasenga nubwo nasoma Bibiliya cyane ariko ndasenga every night iyo ngiye kuryama ndasenga for real. Imana ni ibizi gusa, ariko I do that every day. Kuva nabatizwa ndasenga buri gihe niyo naba nasinze. Ine hari umurongo muri Bibiliya. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yes, aragise. Amawarira. Ntakiza kiguzi icyo kiransinze. Kiransinze kazi. Felix, reka ureke ukomeze kwijoyiga kandi ibikorwa byawe ukomeze ubiduhe umunsi ku munsi. Inshallah. Yo, what's up my people, bamwita Dylan Felix, akaba umwe mu bahanzi bameze neza bya rero ndagusaba ko wamushyigikira ndetse natwe ukaba wadushyigikira, kora subscribe ndetse una sharing ibiganiro byacu, shiro comment menye ibirimo kugenda neza n'ibitagenda neza. Reka mwiseze ko ndahari ku bwawe kandi nzahora. Yita DJ Didman, the dope boy sent by God. Ushaka live freestyle. Yeah! Urabona agiye guhamagara abantu byatinda atayiko nagiye kujya bwira ijambo. Nice kano gakipe kambaye umukara nka wowe ugiye kwiyahura. Bibare nkaho duhagaze ibisororo peti. Bikini sinabyaye. Tubikore. Vuga ngo twagiye. DJ subiza miyo beat ubundi mbere gukora babigenza. Umuswa. Okay, aba bajama n'aba squad dore n'uyu n'umuswa yakinye najya bita mwica ndamushingura si ari kuvuga ku cyangwa cyanje nambaye kirangenzo kiguza nago urabona cyewe kira kwiyemera n'ukuntu ndapana kiryo kenshi ndabamara aba bana n'abaswa bajari bane none ndabatatanyije bayise banashwana si aracyari muto nanubwo aranakura ubwenge kikira bana nubwo afite ubwenge ashaka gukina naje none nje ndabishe si baba bana ko mutabana sa u Rwanda ndarufata mu kurapa ndabahiga n'abapeti b'abasazi bigize ngo n'abarapa bose ndabamara urugo. Okay, ndashaka bacure mu rugo bayigira ikaye ubundi bose njya bigishe nihutishe ndabamushiye. Okay, ishari n'ishano ndabona arakaye ashaka ko mvaho ngo bamuhe microphone gusa ntiyagera aho nje nageze ngwino hano apfa inyuma yabo arapuza imbere ese ko mbona yiruka ajya kwihisha yahangana najya gutatinya imbere kubafana jyamora imbere murana n'abafana ni nayo mpamvu manuka indogo basuhuza si nituri hafi ndamukomana tabu kuba napa mubibona ku mirongo ndabarusha ese nimwabihamya mwebwe nimwabivuga ko kari yagasiko kamlaka katanyegera dore nambaye white pure nka enjo kandi bariya nabo ndabona basa nka devo ninde wahangana nanjye muri bo n'uyu nguyu semesi uri muri abashuka si akunda abakobwa ikimenyimenyi yambaye sexe ku mutwe nago yahangana nanjye kurapa bireke gukina bikore n'ikimenyimenyi. Okay, masi namukorera nizero kuba turi muri rap basaniye ubukwe ndamuha amasomo maze mwice ayiwe aracyafite ubwoba se wagwa turarapa ntabwo dukina bro usubukwe peti kwa bigize igiterane turarapa ntabwo dukina abana b'ubu sinzi impamvu bashiritse ubwoba kuzukurapa n'uguvuza induru nk'igikona gute watakiga ko n'ikirundo cy'amabuye bagupime mu bwonko wenda hari byarashakuye nigize umucanga mbizi neza yuko n'isima Babyloni nk'iyi kenshi ubundi mpita yihina mahirwe agize none nuko ndi inshuti na nyina shatse gukina ufite ingoma nka desa gusa inzara imena amabuye
wamufa mavi mwibitera no kutigeza urapfa gutya naba ndi muzima rwaye cyangwa ndi mwisanduku nana rimwe wowe uzigero dusha vasi zisuku nujya kura kujya umbwira mfate ku mazuru nuko nujya kunyica mbona uko mvuza induru urapfa ufite ubwoba bwinshi cyane nk'abaruru kandi nani cyubu uvuga mbese nuko uvuza induru uretse guca bugufi no kubaha abasaza namurapera ndetse kuri ubu ndetse n'ahazaza Eminem yiyogoshe namuhutaza ngaswa kana nk'akimano katarayicaza garuke kuri wowe ufite screen uri mu ndeba usabye kunyumva gusa si ngombwa kunyizera niba atari njye murapera ufana byo ku mutima nta muziki nta mucyo uri hasi cyane gasima bro iyi kamu yawe kiramo neza ubundi njye n'ikimwa bya fresh bro muzuminge mumbo n'abari hose ho mu bandebe bro flow gusa nashe kera nje vuba gusa murabizi yuko nta n'umwe kurapfa njye tunganya flow utu twana tw'amawayini dukeneye dushigure dute hasi nk'ibikoroto flow zanje muzaziga mu bitabo n'ahandi yazikura udutwana dutemo n'usubise bayikana wadada DJ okay amashimeshane kuri Zero Tolerance amashimeshane bebe yeso noneho uyu nguyu niwe mukuru w'iri tsinda agiye kuvuga umunota umwe wonyine mu mwumve neza mpita nakira undi muhanzi Okay, reka nshimira abavandimwe kuba mwaje hano tukitabira muri Zero Tolerance Rap Battle. Reka nsobanureho gato kuri Zero Tolerance Rap Battle ni iki kugira ngo muyimenye, sibyo? Jewe banyita Kabaramo Icon, I'm a CEO of Zero Tolerance Rap Battle. Amashimeshi bana! Yo, ni ikintu natekereje, nararebye mbona mu Rwanda mwese ikundira indirimbo nisohoka niso zonyine mwiyumvira ariko nsanga hari indi party mutajya mwumva iyi ngiyi turimo hano na ahantu mujya mubyumva ni ibintu biba mu bindi bihugu ahantu bimeze neza ndende narabitekereje ndavuga ati ni gute nashaka ahantu tuzajya tubikorera nk'abajene ndende abantu bikundira hip hop mukajya muza kubireba dukunda kubikora hano buri kwezi tubikora kabiri hano muri ka Kigali ukuzajya tubemfita nizere ko muzaza ubonye ko ari byiza buri wese hano aragenda yivuga izina rimwe rimwe ikindi kintu kimwe nababwira murabona ko iyi ni Zero Tolerance Rap Battle iki ni icyitwa 28 digital skills ku bantu bafite bakunda ubwenge sibyo abantu badashaka guhora hasi dushaka gutera imbere amafaranga ari kuri internet iyi poro ni website muyisearchinge muyirebe irimo ibintu by'ubwenge cyuzi cyitwa Makoses Afro kanyuma buri wese ahita yivuga tugenda mu ijuru na heroine zibayo bivuze ko kwikora nani bibayo hari inshuti nyinshi zitazajyayo kubwo ibinyobwa bitabarizwayo twabwiwe ko hatemba amata n'ubuki nta gisimenti kiriho abana b'ibyuki nta n'aba DJ bakina umuziki nta na restaurant ziteka umunyiki nta n'umuproducer ubayo nka ele nta na mucoma basubaga gahene kimansuro kuva Uganda muheme nta kuvuga ubusa bibayo nk'idebe bavuze ko nta malari yibayo nta n'abakobwa batambara mayo nabyo gusambanira mu kiriyo bivuze ko na n'indaya zibayo nkurikije ibyo mbona ku duniya satana rushima n'abakiriya iyo mukoranye waguhimiya kuba umugaragu ukabisinya sinzamenya neza aho nzaba merereye ubuzima bugoye bwo nzaba mbuseze zakora ibishoboka ndari mbasengera umunsi w'imperuka mbone mwese mutereye yo mushaka indirimbo y'umuvandimwe yitwa ku muvuduko indirimbo yitwa ku muvuduko by time we wese yivuge tunabashimira umeze neza say hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop ku mutima amazina yanjye ni Rwoka kuri Instagram yanjye nige mu rapper w'umusirikare nyiri bitero bitera mu beat gisirikare okay next it's your boy the rapper icumu cy'umwami wamize amagambo move na speed agacira imirongo dinari y'ijanja batinye nyiri umuhari warenze umugara nige rapper w'umusazi the hip hop man w'igisare andika kwe fatanya soma ndekwe haguruka simbuka andika kwe fatanya soma ndekwe haguruka simbuka ewan amazina ni ndekwe mujye kuri YouTube channel yanjye murebe indirimbo yanjye ku muvuduko the best track pump fire ndi umusirikare ku rugamba rero kuko abandapata nka panka umuserebanya ku mucaku batanze mwese nko mu Rwanda ndi ndabaga wino mu Rwanda bro amazina yanjye ni Yamikati I'm a rapper ndabaga wino mu Rwanda
ushaka kumva trap ushaka kumva hip hop ushaka kumva drill whatever jya kuri YouTube channel yanjye Yummy Cut. Ciao ladies and gentlemen, je banyita Extra L Slim Binego. Inkuta zose ni Extra Binego. Murakoze cyane. Love you guys. What's up people, it's your boy Willow. On every platform wabona kabisa. We say hip hop ipande. Wakwan banyita Kega Dolphin Mr. Dolphin. Ewe buri website yose wajyaho wasanga ni Kega Dolphin uko mubibona. Big time, big tune, see you next time. Amashimashyi cyane. Okay. Tugiye kwakira umuraperi wacu. He is a genius of course. Ndabasaba kantu kamwe mwakunze hip hop cyane. Kubera u Rwanda dufite His Excellency Paul Kagame naje atadukoreye. Tugiye gukoma amashyi 10 kubera igihugu cyacu u Rwanda. Ishuri twagiye rimwe. Gatatu. Gatanu. Gatandatu. Karindwi. Umunani. Icyenda. Icumi. Noneho tugiye abantu bose banga u Rwanda imikasi. Twaciye imikasi. Ladies and gentlemen, boys and girls, umuntu ugiye kwakira no muhanga pe. He been in Grammy since day one. He is a hip hop machine. He got legacy, he got standards, he got roses. He's still with the beat. Ladies and gentlemen, boys and girls, amashyi menshi cyane kwa Fari P.